akira ubumenyi, fata ubumenyi ngiye kuguha niba uri umusore, niba uri ingimbi, ubumenyi bujyanye na business, uburyo wakikura mu bukene, uburyo watera imbere. Rekana n'izo nshuti mbi zikujyana mu bitabaho. Inshuti mbi ntacyo zakugezaho. Gira imyumvire y'abakire, gira imyumvire y'iterambere, gira imyumvire izakugeza ku dufaranga, gira imyumvire. Rekana n'abo bantu batakugira inama, ahubwo uze ukurikire iyi channel yacu igiye kukugira inama ku buryo busesuye. Kurikira iyi video paka irangiye. Hello guys, uyu munsi rero tugiye gukomeza igice cya gatatu kuri ya video twari twakoze ivuga iti ni gute watangira business. So nakoze igice cya mbere mbereka uburyo business watangira ugakora, nakoze igice cya mbere mbereka uburyo na business wakora ugacuruza ugatera imbere ukava mu bukene. Uyu munsi rero ngiye kukugira inama kuri business, cyangwa se ngiye kukugira inama wowe uri iwanyu, cyangwa se wowe wumva ko amashuri ntacyo yakumariye. Uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo watangira business ntoya ikagenda kubyarira inyungu. So iyi channel izajya ibagezaho inyigisho zigiye zitandukanye, harimo kwiga uburyo wakiteza imbere, gukora ukava mu bukene ukazamuka, kwiga uburyo wakoresha izi mbuga nkoranyambaga, gutera imbere, kuzamuka mu mutwe, icyo bita gukuza imyumvire mindset, kugira imyumvire iri rich, ukava hasi ukazamuka ukagera iterambere ry'ubukire. So uyu munsi rero niba uri umukene ukaba utaratera imbere, niba wicaye wanyibaza icyo wakora kuri business runaka, niba nta idea ufite cyangwa se igitekerezo cy'uburyo wazamura business yawe, niba ukora business byanga, niba waratangiye business ukabona biri kwanga, ikibazo ni wowe uri kubitera. Ntabwo ikibazo ari izo business ziri kwanga. Hari strategy nyinshi wakoresha business igatera imbere. Hari uburyo bwinshi ushobora gukoresha business igatera imbere. Uyu munsi rero ngiye kuganiriza kandi ugire n'inama y'icyo wakora kugira ngo business yawe itere imbere. Amazina yanjye nitwa Jonas. So rero reka turebere hamwe ibintu wakora business igatera imbere. Cyangwa se niba uri iwanyu warabuze akazi, uvuga ati diplome ntacyo yamariye, uvuga ati iki nakora nkava mu bukene ko numva nkennye. So uyu munsi rero reka mbere ku muntu ufite business wayitangiye, nawe utarayitangira ndakugeraho. So rero umuntu ufite business wayitangiye, dore ikintu cya mbere ugomba kwirinda kandi ukagikura mu mutwe, icyo bita mindset, imyumvire mibi, kubwira abakiriya nabi, gushaka kumenya ibyo abakiriya bariye, nyine gushaka kwigira nyirandabizi ku bakiriya.